ese urupfu rw'ababyeyi babo bararwakira gute? Yo, ubu buzima barabubamo babushobore se? Yabashije gushyirwa muri cyamunara nawe yarasanzwe abizi. Ubu rero mukaba mufite ibyumweru 2 gusa. Nyuma y'uko ababyeyi babo bitabye Imana bazize impanuka bakabasiga mu ideni rinini cyane maze kuryishyura bikabananira, abo bafitanye isano nabo bakabakuraho amaboko. Njyewe ninjye utwaye abana siko twemeranyije, hanyuma niba ari njye urera abana ntware 50 nawe utware 50, gusa urumva byangana. Frank na Faith ubu bagiye kuba mu buzima bubi batigeze barota ko babamo. Kimenyi Tito yabateguriye filime nziza y'uruhererekane yiswe Umuruho wanjye. Wayikurikirana kuri YouTube channel ya Kimenyi Tito, agace gashya kazajya gasohoka buri kuwa mbere, kuwa gatatu ndetse no kuwa gatanu. Gucikanwa n'agace kamwe k'iyi filime ni igihombo gikabije. Previously on season 2 episode 49. Cyangwa nese kumbo uri kudukurikirana mu biki? Humura. Uri muzima wowe? Gukora ku mutwe. Muzima se muzima ukora ko corona cyane. Kora. Tsake. Humura. Ari se humura. Sura ndahari. Umuzima! Munabare muna! Sweet. Buju. Bit. Umwana ndumuzi. Kura na Tricia. Ngize ngo ndasohotse ndigendeye. Mbamuye na Shoro mushiri no. Oya ibya Shoro mubyihorera. Aho Shoro urutangiye kujya ubona ibintu bidahari ngushakira umuganga. Baby nganyumvira no. Njyewe twarahuye turivuganira gutya ndambwe Shoro wa muzimu ngo ye ngo nkoraho ngo basi kujya wumve ko ntari umuzimu ngo ntabwo ndi umuzima ari. Ese urakomeje? Sharomu ntabwo namurenganya, nta nubwo nigize murenganya habe na gatoya, kuko Sharomu ibintu yakoraga byose yabikoreshaga yabikoraga kubera urukundo, wenda ntitaye ku mikurire yiwe. Fresh. Amakuru me? Sawa. Long time kabisa. Shafi wasohotse umugeze aryarize. Sha kumaze iminsi na. Maze iminsi fresh kabisa, ubu ngubu ewana namenyereye hanze. Meze neza kabisa. Amakuru y'iminsi se ho? Shako nanjye biragenda. Kwabuze. Nabuze n'imwe by'akazi nyine. Aho ngaho. None se uri kugana hehe none? Sasa ndi gushaka ba Cedric. Shaka ba Cedric kabisa, ariko nabo ko nababuze sinzambakura. Nawe ngezaho nawe kugufatisha ngeze chance ndagufatishije. Nawe ari ibibazo ngo nzakubona. Nanjye kuboneka ni ibindi bintu. Shaka kubafatisha ni ibibazo kabisa. Ino no umaze igihe. Ayi maze igihe kushitaye kinini, maze iminsi mike ngeze hanze tu. Noneho ubwo ni wowe n'ubundi waje mu rugo ko papa yambwiye ko ari umushuti wanjye waje. Byo yari kubwiye. Naraje man, naraje. Nsanga nta muntu umwe uhari. Ambwira tu use kubwiraga niko naje kubareba. Arabura tu. Ashaka ko uryo umubwira ko yakorera. Ese nakoze forma. Kose Shafi tumugishije kuri koko ni kuva ryari nyondi mfiti ya. Uburyo uzubwira muze kuri. Bana reka nkubwire nuko wenda tugeze gira amahirwe yo kugufatisha. Ni nagwize tunda kubura wenda ngira amahirwe yo kukubona, ariko ubundi icyo nari ngamije kugira ngo ubone uri kabisa ngo usabe imbabazi. Nuko ntigeze mubona, ariko yari yo gahunda yanjye kabisa yo gusaba imbabazi man. Urabizi ko bakiya twari inshuti kugira ngo yabize ubushiti bwanjye nawe nubwo wenda hajemo ibintu by'ibibazo, ariko bwari ubwo buryo tu. Ntabwo nari kumbwira ko wari undi muntu n'iki yarageje ku bifite dufitanye mbere, ariko mu by'ukuri cyari kindaje inshinga no kuzagushaka kwari ukugira ngo ngiye ko twakwicara tuganira ngusaba imbabazi. Byabaye ngusaba imbabazi kabisa, umuntu aramufatishije, ariko mu by'ukuri ngize chance ndanakubonye aho sinzi kabisa uburyo dushaka kubonana ngusaba imbabazi vraiment. Shafi ntabwo nanone bavuga ngo urambonye deja n'ubundi ntabwo wamfatirana mu muhanda gutya. Ntacyo wowe take your time, ubwo nubona umwanya uzamvugisha buriya turebana duhurira, nimba n'ibyo ngibyo ashaka kumbwira we tuvuge mu buryo bufatika, ariko apana gutya nyine ku muhanda hano
babyita gufatirana. Reka wowe take your time nyine ubuzambwira tu. Nabi bro kandi merci kabisa. Sawa Shafii, Sawa sana. nzakubwira. Sawa. Ukuri iki ibintu byose biri kutubera bishya koko. Ibintu byose biri kuza bitwitura mu matwi ni bishyashya. Gaho igihozo noneho ibyo atubwiye byo. Mana yanjye. Buri munsi ni ukumva inkuru nshyashya sheri. None se ko ari kwisiteye. Rero sheri. Reka nkubwire umwanzuro umwe nafashe w'ibi bintu byose ariko cyane cyane kuri papa. Ntabwo ngiye nzigera nongera gufata telefone yanjye ngo mfate umwanya wanjye cyangwa se njyeyo ngo ngiye kureba papa, ngo ngiye kumwinginga, ngo ngiye kumusaba imbabazi, ngo ngiye kuvugana nawe ikiciri. Ntabwo bizongera gukunda. Reka mubwire umubyeyi wari umubyeyi uko byagenda kose, no matter how hard he can be on you, umubyeyi aba umubyeyi. Muhandi mahirwe bazi, sibyo? Njyewe muhandi mahirwe usongere umuganirize umuvugishe. Reka n'umubyeyi tuba tugomba kumugora kuza. Ariko ndizera ko papa ndi kuvuga nawe umuzi waramwiboneye. Reka ninjyewe wagakwiye no kumurakarira cyane ku bintu byose yankoreye. Nta kintu cyiza muziho uretse kuba yarakubyaye, sibyo? Ariko ntabwo twagakoze nk'ibyo akora. Ikintu kiriho uri umwana we umukoragoza gakeya ukareba ko yahinduka. Gusa sheri umuntu uriya muzehe umuntu aramubwira rimwe akamubwira kabiri akamubwira gatatu, ahubwo noneho iyo ugiye kumubwira nibwo ahita azamura umujinya mushyashya. None se sheri ubu uzajya guhangana n'umusaza ugana kuri ubu? Nyine nanjye niyo mpamvu ubwira ngo ngiye kwituriza sinzongera kumuhamagara cyangwa se ngo njye kumureba. Noneho na Sharomo wamugari niba ibyo gihoza tubwiye ari byo, na Sharomo azagende we ubwo amwumvishiriza ukuri ko n'ubundi niwe wamuhaye ikinyoma. Azagenda amwumvisha ukuri, papa nzongere guhura nawe mendi ye yarahindutse. Sharomo abigiremo uruhare, njyewe ntogeye kuvunika ngo njye gutongana na papa. Buriya hari ikintu bita karma. Iyo wakoze inabi ntabwo utinda kubona ko wibeshye. Niyo wakoze neza ubisanga imbere, sibyo? Niba uriya musaza ari umuntu wo kuzamenya ukuri neza, sibyo? Azakumenya. Ntabwo twebwe tugomba kubiforsa kuko tuzi ukuri. Twagerageje gushaka kumubwira ntiyakumva, ariko ndabizi neza yuko igihe kitajya kibeshya. Buri igihe n'umwarimu mwiza, igihe kizamwicaza kimwereka ukuri, ahubwo wazaguhamagara. Dani, uheruka amakuru ya Alice byari? Gerageza kumuvugisha ariko uko tuheruka twavugana kuri WhatsApp gusa kumva nyine uko ameze gusa ntakindi. Asa wowe uri mukuru twaganira nk'umuntu mukuru, umuntu w'umugabo. Cyeka nimba ibyo mbona nibeshye. Imyaka yaramfashe rega yo kuba nanjye nakwitwara nk'umugabo mu by'ukuri. Okay. Mu buzima nta muntu uba adakora ikosa, kandi ikosa narikoze pe. Nakomeje kubarenganya, nkomeza kurenganya Alice, ngafata Gihozo, nkagira gute, umugore wanjye nkamubwira nabi wenda ari kungira inama, hejuru y'igicucu nkakira ngo ni Sharomo. Ibintu byose yambwiraga byose byabaga ari yahimbye byose aho biva bikagera. Nakora kose ndirwanga mbarenganya, mwebwe nta kintu mukora, nabaga ndi kugendera ku binyoma uriya muhungu yambwiye. Muri make sinzi, usibye wowe tukibasha kuvugana gutya neza, twagira inama tukagira, ariko ndibaza uko nahinguka imbere ya Alice mubwira bya chance niwe nagira wenda nibura ubwira Alice na Cedric ti muze arabashaka. Sinzi nimba icyo kintu ushobora kukinkorera. No sheri, no. Yego aba ari buzampamagara
ariko ngewe ntongeye kujya gutongana nawe ngo ngiye ngo reka nsubireho ngo umubyeyi wanjye ngo reka ntabwo ikintu wenda nyina ashyigikiye ni uko wajya guhangana nawe cyangwa kumurakarira cyangwa kumva ngo sinakora ibi kuko we yakoze ntabwo ariko duteye kandi urabizi yuko urabizi ko atari ko tumeze sibyo reka tureke icyiza kiganze twe dukore ibitureba dukore inshingano zacu tubikore neza dusibe kugira aho tubangamira dusibe kugira aho tureba nabi ibindi byose ndabizi neza yuko Imana iri iruhande rwacu subiza ukuntu ndakubaha pe ndakubaha kandi ndanagukunda nanjye ndagukunda ndanakubahazwe ariko ikintu cyo kumvikana ku bigendanye na papa cyo ntabwo kiri bukunde mubwe azazanye nawe ni umubyeyi rega nawe se yaza ateye intambwe akaza akandeba tukabiganiraho kuko ari ngiye wahora umusanga nabwo akancushubikanya musanga akancushubikanya nawe nk'umubyeyi azanduta atera intambwe azavugisha umwana we niba koko sinzi ntacyo reka twe kuvunika shiri wanjye reka twe kuvunika twebwe reka turebe icyo iminsi izaduha reka turebe icyo iminsi iduha icyo ngusabye ni muri positive please stay positive kandi tugumye duharanire gukora icyiza apana kureba ko byagenze bityo yego ndabyumva understand n'umujinya n'akababaro na situation irimo ngubu nyine understand cyane kandi ariko naba ndi umugabo gito nabuze gushyigikiye kumva ko ushaka gutera intambwe uhunga so wakubyaye kandi uri data mu buryo bumwe cyangwa ubundi tuzahura kandi tuzagomba kwicara famiye kongera ikiyuka so ntabwo nifuza ko rero tuzicara turimo dushaka kubaka famiye ngo hazemo utwo tuntu tundi two kuba hatarimo kubana neza no gushyamirana no kugira ubuzima sibyo reka dukore twebwe ibyo ikitureba twuzuze inshingano zacu twerere imbuto famiye yose tubere niko kuba provinga wrong trust me buriya iyo umuntu bimeze nka kuriya nawe akabona uramurakariye akabona uri kumusubiza abona ko nta hantu mutaniye ariko iyo abona mwaprocinga still niyo yakurejectinga 100 times ariko akabona uracyamwaprocinga bituma nitekereza agasubiza mind inyuma sibyo wowe ntacyo sinshaka kukontraduiza mubwire ngo wikora iki kora iki oya urabizi ko imyanzuro yawe ndayubaha ariko ntabwo nabura kugusuggestinga ideas zishobora gutuma njye nawe dutera imbere sibyo mugore mwiza so ntabwo rero nifuza ko uriya musaza ejo twazumva mu bandi baturanyi cyangwa mu bandi bantu ngo Cedric yabujije umukobwa wanjye kumvugisha Cedric yabujije umukobwa wanjye kugera mu rugo iwabo Cedric ntabwo aribyo nifuza ko njye nawe tubaho peacefully 100%. Bibi basi reka tubihe igihe turebe ko nta mahoro ushobora kugira mu gihe cyose nzi yuko ufitanye nabo amakimbirane kandi amakimbirane yaraturutse ku mabwire y'ibinyoma nabwiwe n'iriya mbwa ngo ni Sharo. Papa sinzi nyine aho ngaho ikintu nagukorera kuko mu by'ukuri yego ni byiza byonyine kuba warabonye ko habayeho irere ukabibona nyine nawe ukaba ubasha kubyibonera gusa ikintu kiriho papa ntakubeshye nanjye sinzi ukuntu nahinguka imbere ya Alice byo nyine no kumuhinguka imbere gutya byo ni ikindi kindi noneho nkaza nje kumubwira ibyo ngibyo so byaba byiza nyine wowe uramutse umwibwire ukagerageza uko ushoboye ukamwibwira ko njyewe papa rega n'igihe kiba kigeze ngo natwe ubashe kutwumva igihe kiba kigeze ngo ubashe kutwumva kiriya gihe cyose twari bakuru dushobora kwicara tukajya inama ikindi kandi twararezwe ntabwo twe dufata ibintu nyine dukuye wenda mu gasozi cyangwa ku muhanda ngo tuze abaribyo tukubwira twararezwe kandi wowe twirereye mu by'ukuri nzi ko watwigishe gutandukanya ikibi n'icyiza so ntekereza ko igihe cyahise kukigarura biratugora ariko nyine uko aho bigeze papa gerageza basi urebe naho uko wavugisha Alice umwana wawe unamwereke yego wemere unamwereke ko wakoze n'amakosa ko n'ibyo wakoraga byabaga ari amakosa none se bo nimba uri kumbwira uti kumuvugisha birangoye
uri musaza we kandi nta n'ikibazo muri gupfa, nta n'ikintu akubaza, nta n'iki. Ubwo njyewe noneho n'amagambo namubwiye n'indahiro narahiye zose uri njyewe uzabona uburyo mugera imbere. Aba ndabizi wenda wowe uri papa wiwe birakunda ugerageze urebe umuvugishe kabisa. Manager wanjye mwiza. Nshaka kumva neza kandi sini. Mbwira nta kibazo. Yego, mbwira. Si ubwa mbere ubonye neza gutya? Umeze uko se wabaye igihugu mbwira ni iki? Okay. Bikamubwira. Maze iminsi mbona warapanitse cyane. Ku bijyanye na Shalom. Shalom se kandi wagarutse ati byagenze bite? Aho utekereza nyine ko Shalom ari umuzimu. Akoreka ko najya mbona abantu bazima cyangwa abantu bakoze ibyaha bagaruka buzima. Mbona nyine ntabona ari muzima, mbona ari umuzimu. Shalom wabonye ni muzima nkuko wamubonye n'ubundi. Ikindi kirenzeho ni njye umuntu wamutabaye. Ikindi ni uko Shalom nsigaye mukunda. Kakiri muri rero that's you. Ubona w'igihozo ahubwo ubona w'igihozo ngiye ntekereza ko ari wowe. Aho ndahada bari kumpapira ahubwo mbwira. Mbona muturi mu murongo muri kabisa. Ngambwira. Sometime hari wajya mbona nyine ukabona like ndi umwana ndi muto nyine ibitekerezo n'iby'abana ariko that's not me. Niwe ni wowe rero. That's me. Uri niwe njye nawe. So don't panic. Ndabizi ko bigoranye kubyumva ariko nabaye undi muntu utandukanye nuko nari meze na mbere hose. Njye nta kindi wenda kidasanzwe kingenza cyangwa se ikibi icyo ari cyo cyose. Ngendagenzwe no kuba nabasaba imbabazi. Ndabizi ko nigeze bwa mbere kubikoraho Exactly. ngateshuka bitewe nuko n'ubundi bitarashiraho byabaye. Bitewe nuko numvaga ko ari se byaba byakunda tugomba gukomeza ingendo nawe. Byaterwa nuko nta n'undi muntu aba agafite mu nda ahanini. Ariko ubu niba ari umuntu utubashyikiye nanjye ndimo nararekuye pe kandi cyane n'umutima wanjye wose n'umuroho yanjye. Ibyo se turabyemezwa n'iki? Ayo magambo urimo kuvuga araza gutandukanira he n'amagambo bwa mbere wavuze warangiza ukongera ukaduhinduka? Ubu ngubu mfite undi muntu niwe narwanirira kandi namusezeranyije yuko ngomba kuzamurinda nkamurindira n'umuryango. Icyo gihe rero nubwo navuga ngo wenda ngo ndihanye ariko nawe niwe wabaga afite ubundi kandi nabaga ngikomeje. Kandi nasogongeye ku rupfu ntekereza ko nakwiga birenze gusogongera ku rupfu. Mwese murabizi neza ko inkuru y'urupfu rwanjye bamwe bamaze kuyakira, bamwe baraniyakiriye. Narokotse impfu ebyiri gutya nzibonesha amaso kandi mu gihe gitoya. Narokotse amasasu narashwe ndokwa n'ibisambo byashatse kungirira nabi. Niho naboneye ko iby'isi byose ari ubusa, nta kintu kiruta kubana neza n'abantu. Shalom ni muzima. Ikindi Shalom yarahindutse.
hagakiri wa muntu mubi hagakiri wa muntu ukora ibikorwa by'abantu batari abantu nyine bazima kwabo. Oya nyine urebye ko mukunda ntabwo niba batari ntabwo wabyumva. Okay, anyway, I understand your side. Ndikubyumva. Ahubwo mbwira like ntabwo ndi gusobanukirwa neza. Reka kujya kuri side y'urukundo. Shalom ubu ni igisubizo cy'umuryango wanjye, akaba n'igisubizo cy'ubuzima bwanjye. No, don't say wow. Yeah, it's wow. It's wow. Kandi mubwira ko wari wowe the reason I'm saying wow. Ibi ni byo ndi kubona mu maso yanjye. Okay. Yep. Fine. Kandi wari nawe nshaka. Yes. Urifuza kujya ubona mbona neza gutya. Nkundi. Sometimes ntabwo ari ngombwa. Wowe ni byo cause mu kazi kanjye. Ego. Wowe ni byo nshaka mu kazi kanjye. Hari igihe biba ngombwa nyine ko ugaragaza ishusho itari ya nyayo. Iyo ni yawe yagiye cyangwa ni yawe itari ya nyayo. This is me. Oh wow. Kandi dore mwumva that's you. Kandi bebe ndi gukunda. I'm just liking your real image. Really? Cause kubera nyine uri mu rukundo wenda that's why uri kunyumva. Ariko nyine nibyo nashaka kukumenyesha. Ndi mu rukundo kandi Shalom. Yes. Wahindutse urimo Yesu urimo byose byiza, urimo byose by'igihuzo yifuza. No, nibyo igihugu cyifuza ndetse n'umuryango wanjye. Dushyigikira urukundo. Kandi always win. Thank you. Dore ikintu nashaka kumenyesha. Ureka nsubire mbere igihuzo mu kazi. Murakoze manager. Okay, thank you. Koze kuko makumenyejejeho icyo zasubira mu kazi. Komeza kuvuga neza. Rero icyo mbasaba kumbabarira mugafata umwanya wanyu mukabireba ko muzanabibona gusa ndagira mubwire ko nta kintu kibi cy'ingenzi icyo ari cyo cyose. Ariko shambo wasaba imbabazi wagiye urabizi ko wageranyije na papa. Ndacyari kureba uburyo nakongera kuguhuza na papa wenda uko nshoboye. Muri make ubwo urumva icyo nakora no kumubwiza ukuri ko ibyabaye. Aho namubeshye nkamusobanurira ndetse naho namubwiye nihuse bitewe kudasobanukirwa nabwo nabyo nkabimusobanurira. Rero ibyo byose numara kwegera umusaza ukabimusobanurira nkabona papa njye nawe twongeye kwiyunga twongeye gusubirana nk'uko twa tumeze mbere aba ari kuzagaruka nsaba imbabazi. Icyo gihe nzakubabarira pe. Naduha umwanya tubitekerezeho. Naduha umwanya tubanze tunabidishire. Tunakire ko uyashiri njyewe papa wanjye mu gihe atarumva neza ibyo Shalomo yamubwiye ngo amusubize ku murongo. Nta kintu naba nese ndaguha imbabazi z'iki kandi njye na papa turi kugurukana ari we wabiteye. Yewe gusa se ko yateje umwiryane muri famiye yose. Genda ubikemure ubundi rwose imbabazi nzaziguha pe. Gusa nanone hari ibyo navugaga bitewe nanjye kudasobanukirwa. Ntacyo bibaho kudasobanukirwa ibintu. Ko ibya Kami ntabwo nari mbizi pe. Nta n'undi mwanzi wundi nari nzi ko buri hagati muri famiye yacu. Bibaga nzi ko ibyo ntakoze byakozwe nawe. Nkuko ari mwategerezaga ko ibitakozwe nawe ukuri kose Shalomo ijana. Rero urumva nanjye habayemo kudasobanukirwa ariko nta kibazo. Nzagerageza kubwira papa wawe ukuri kandi nizeye ko bizagenda neza. Kagenda ubishyire ku murongo. Nta kibazo. Cyari ngo musigara amahoro. Sasha. Kandi ukomerezaho niba ibyo tubwiye ari byo. Sasa nakazi. Yes, Mama Dani. No? Njye nakubwira ngo sheri utiye. None nanjye kubwira ngo Mama Dani ngo ngo byadanibije bite. Okay.
Okay. Sawa. Nge nzajya mvuga shiri. So reka nkubwire ikintu nshaka kukubwira rero. Sasa muri iyi nzu menya n'imbeba irimo yarandakariye. Buri mwana arandakariye, nyine kuva namenya yo kubira Shalom byambwiraga byose ari amafuti bigatuma niteranya nabo. Cyose nyine barabimenye kandi bagomba kubimenya. Barandakariye nyine kandi birumvikana bagomba kundakarira. Birumvikana. So sinzi rero nagira ngo dupange tugambane. Nukuri kose ibishoboka ubinkorere ubansabira imbabazi pe. Ubaganirize Alice umbeba ndagusabye kabisa. Urabamumagarira. Umva nibinyuramo icyo ushaka cyose nyine nzakiguha. Nukuri pe. Mbaye ngushimiye rwose. Ntabwo bizi. Shalom yansanze hano mu kazi. Kugira ngo ngize nako nagize ngo nibize neza. Inde? Shalom yansanze hano mu kazi. Neza nagize ngo n'umudayimoni nsanze mu kazi. Ubu nangiye kwibaza ko nsenga koko abagi natangiye kuntera te koko. By the way ariko cyose twavuganye ambwira ko byanyabyo nyine Shalom ahari kandi ari na muzima yanahindutse. Numva nyine wenda koko bishobora kuba ari ibyanyabyo koko Shalom arahari. Shalom? Yes. Ntabwo bishoboka. Shalom nta ntibishoboka ko yaba akiriho. Shalom yitabye Imana. Nanjye natekerezaga ko hagize undi muntu mbibwira bifate nkaho nasaze pe. Oya, Shalom nkeka ko yitabye Imana ntabwo bishoboka ko yaba akiriho. Never. Nyine ni kukeka ariko ntabwo ariko biri. Oya. So, ahubwo se wowe umeze ute mu buzima bwawe busanzwe? Tumaze igihe twaraburanye, nari nagukumbuye no kongera kubona agafesi kawe keza. Bize neza. Ndabura cyane ariko I'm sorry bose no kujya umbabarira. Mba nabuze umwanya wo kukwitaho, kuvugisha, kumenya uko umeze, ariko byose ni impamvu z'akazi kanjye. Ariko nta wundi mutima mubi, gusa ngiye kwikosora mbikurikirane neza ngushakira umwanya. Mba nakubuze cyane ariko it's nta kibazo. I know uri bize cyane. Ariko urabizi ko inshuro nyinshi mba ngutekereza kandi ni ku mutima. Ndabizi. Sibyo. So mwiza ndagukunda. Buri gihe uko tuzajya duhura ko nzajya nza kureba hano. Sinzarambirwa kubwira ko mukunda. Thank you. Siko nyingine nayibuze. Nje n'injye nayigiye nayibuze. Ese cyagiye ariko cyagiye bimwe byo wese ubimwohereza n'ubundi. Ese mbikora. Nta kintu yagusubije se ko cyane ibyanyu. Se waje ushaka? Ko wamuganira. Wari umeze gute se bajya? Neza. Nta kibazo. Ariko usko nabivuze cyagiye nawe kubwiye uraseka. Ariko ibyo nakubwiye buriya byari byo usko ujya gusanga kami neza fotokopi. Ngabeza tuza. Ariko kariho karavugwa. Kariho karavuga to inzobe. Mbese nk'iyo nshatse kumwibuka. Umva ndaza nkicara hano cyangwa nkinyuza hano nkahengereza. Aka ntabwo byanongeye nyine kandi naje n'undi ari kumbwira ngo na Tracy yawe nzambwira ngo nsana wenda. Ntabwo nyeje. None uburyo uvuga byo. Utavuga ngo namwe abasore. Nashaka bisohora bimeze neza ariko. Fani neza. Si umuntu nkawe. Nta kibazo. Umuntu nkawe wagira ibibazo kwa muganga. Cyane na Tracy y'akazi.
gusa akazi ni hose ese kuba wigiriza hanze gusa hanze Mwa- ofisi gusa siko mwahisemo kuri nyine ibyo mwahisemo sometimes nyine usanga ubundi nyine usanga ari nabyo byawe ubu nkanjye si uwacira muri ofisi kubera wayicaramo ikibazo ko wazacika umugongo kuri uri muremure cyane abantu bagufi uriya wabona nanjye nabimenyerera nabona nanjye nabimenyera kabisa ariko ubundi reka nkubaze reka nkwibariza akabazo k'amatsiko baza nta kibazo ko si ubitindeho mbwiriza ubundi buriya bosi we nta kintu mupfana kubera iki ntekereza ko nyine utuntu tw'utuyobe kami wowe nyine muramena amaso inzobe yanyemena amaso yaduhijwe n'akazi gusa nyine ubwiza ibintu nk'ibyo na bosi ni mwiza se kandi oya ndavuga mushiki umwe wari umukozi wanjye ariko ikintu kimwe mbonye cya mbere hano muri ino kampani abantu barayoboye ku bintu by'imyambarire smart nyine cyane the way you look nyine birakabije you're beautiful kabisa ndetse ntabwo wowe ujya ubyizera aha cya mitoma yawe nanjye bikantungura kubona ukundana na mushiki wa bosi nawe kumbi oya ariko urukundo niyo mitoma si imitoma burya ari niyo yagukundira igihe mboneye hano cyose ndayoboye nta kibazo nambaye neza kuko ibyo ni ibintu bisanzwe muri ino kampani yacu by'umwihariko aricyo bita by'umwihariko buriya neze kuki nta wundi muntu ndaza hano ngo mbibwe hari undi wumva uretse isengeriye muri kwimva kumwe nawe ninde wundi ubikwiriye niwo ubikwiriye bayida ariko ikibazo ni uko sometimes nyine hari igihe umuntu akubwira utuntu ukavuga it's a jokes kandi nyine rimwe na rimwe umuntu aba akomeje seriye Shalom nese umeze neza ese ko mbona uhindutse meze neza sigombye ko umeze neza yozi ko mvuye ku kazi nirukanka kugira ngo nyine nze ndebe ko umeze neza kandi hari n'ibintu ku kazi bari bantumye ariko nyine bisigura ngo reka mbanze ncana umuriro okay ugize neza cyane ese uramaze akazi biragenda biragenda urimo ari kwigira utunyigisho hano duke duke aka gatabo se kitwa ngo mwaka inyigisho nyine inyigisho z'ibanze nyine ku idini rya isilamu usigaye ntungura bite se kandi usigaye wiga ni kadebe ukuntu handitseho inyuma inyigisho z'ibanze ku idini rya isilamu wawu ni byiza nyine biratangaje barahindutse pe umuntu aba agomba kugerageza no kwegera Imana kugira ngo igufashe nyine gutuza buriya iyo umuntu adafite indangagaciro agenderaho cyangwa se udafite Imana mu by'ukuri akenshi usanga nyine shitani aragenda akakwigarurira agukoresha nk'uko byari byarambaye mu minsi yashize ese Shalom hari ikintu ashaka kumbwira nshaka kumbwira mbwira nta kibazo giho mufateho ashobora kumwohereza mesaje kandi sinshobora kuba muri sitabinga nta kibazo mfataho nshaka kugufata ku matama akira mfataho oya urebye hirya gatoya nyine mfata gutya nta kibazo it's okay man nuko se
nta kibazo. njyewe bamaye kuba ntatanga igisobanuro cy'umukobwa nyine mwiza ubereye ibyifuzo by'umuntu umva waza uyoboye. ko nabwiye ngo nabivuge ko ari imitoma amufatishije aya ntabwo imitoma ruriya rwari urukundo kandi nyine mba nicaye njya mfite icyizere cy'uko Imana izanshumbusha undi mukunzi ariko ndi kubibona ko maze iminsi nsenga anyways nagira ngo suhuze rero reka nawe ndebe ko aribyo najya gukurikirana buriya nyine ndashobora kugaruka ariko ku mugoroba. Dani vite. Ni fresh nzite. Ça va? Biracamo. Ngeze kandi mwatangiye guteretana. aho tuyishwite Oya none serega nazo abakobwa bose ngaye babonye Dani nariya amaso yo kuntu yarerembura yigirisha ukuntu nyine abakobwa basamugira crush wabona nawe ako agatabo Dani ni mwiza aho nyumvira ubwo se nyine si ibyo mba oya njye ndavuze ngo ni mwiza nyine ako ntabwo anyway nta n'icyo ariko byaba bitwaye se n'ubundi gusa nta kintu byaba bitwaye gusa Dani byihorere ubuse urabiyobewe ko mva cya kintu kunjura kinirusha umutwe wasana ko cyangwa amagaye hari igice kigabo cyaki kigenda kubwiye kitagira isoni ki bashe muri by'uwo mugabo rero uzabone gukundana n'umwana wacu mupfuye uzkubi usinye erega umuntu abona ibintu akabona biri mu nzira like buriya wabona nyine birangiye atari uwanjye wacyusa nyine bra ufite ubwanwa bwiza Yo. Urakoze cyane. ntabwo turi utuntu turi kukubabaza Ntabwo turi kumbabaza gusa nawe urasa neza. thank you nyine nashaka kukubwira si ubwo ikintu nshaka kubwira ntabwo kukibona mu maso Mbwira twumve. si ubwo hari ukuntu bajya bavuga ngo umutima nyine uba ushaka kuvuga nako umuntu uba ushaka kuvuga ariko umutima nyine ukabyanga ariko nyine amaso ngo akabyerekana ubu nta kintu uri kubona mu maso yanjye Mbwira maso. oya narinze kukubwira ubu nta kintu ubonamo Yo. Abana kuri gucisha amaso. okay ndashaka kukubwira se ndivuge nyine ndakwishima ariko nyine ntunseke Noneho uri gusa. ntundakarire ndagukunda